ibi biceri bagiye kubijugunya mu tudobo turi hariya. Buri giceri kiravunja amafaranga baba bahagarariye hariya. Nukuvuga ngo nahagarara mu gihumbi akanaga igiceri cye mo hariya kiraba ari igihumbi. Nahagarara muri bibiri akanaga igiceri cye muri kariya gakangara araba ari bibiri. Murabyumva? Ariko ayo mafaranga dushobora kuyavunjamo ibitabo, icyitwaga igihumbi kikabyara igitabo cy'ibihumbi 10. Murabyumva? Cy'igihembo. Ubu rero abandi muraguma muri iyi myanya, ijambo ryanjye ndashaka kurisoza ari uko uno mukino bawurangije. Barabikora mu kanya nk'ako guhumbya. Tugende hariya. Iri kumwe Elisa agiye guterera nawe mu gihumbi. Nawe n'uwo muri rege. Araswase. Oroshe. Elisa oroshe. Ahiri hanze yo kuvugana. Afite amahirwe yo kongera. Oroshe. Utipasa muremure. Ni ukuvuga ngo kiriya gihumbi ntiwashoboraga kukibura iyo wiyemeraga guhagarara muri 500 twombuka tujugunya mukabugeza igihumbi. Ariko washobora guhagarara muri 2 byose ukabijugunya inyuma. No kuvuga ngo ugiye no gutangira business ufite udufaranga duke. Ushatse wakorora inkoko imwe wiga primaire ikajya kwihera igi rya buri munsi. Murabyumva? Yaburi kintu ukazajya uyisigira kubyayo baguhaye. Ariko ikajya guhigi buri munsi. Irinde somo. Isomo nkuyemo ni ukutagira isoni nkanatinyuka. Utagira isoni akanatinyuka. Murakoze. Isomo nkuyemo ni ugukura amaboko mu mifuka. Isomo nkuyemo ni ugukura amaboko mu mufuka. Murakoze. Ni ugushirika ubwoba ugakora wizeye. Isomo akuyemo ni ugushirika ubwoba ugakora wiyizeye. Irindi somo rero kubera ko twavuze ibyabaye mu 1976 muri Afurika y'Epfo aho abana
tembere abana murashoboye mushoboye gutera mu iterambere ry'igihugu cyawe ushoboye gutera mu iterambere ry'umuryango wawe ushoboye gukora ugatera imbere abana mu kubaka ejo heza hazaza murashoboye abana turashoboye abana turashoboye abana turashoboye. Korera Igikombe kikaba ari ikigo gikora ku rwego rw'akarere ariko ni ikigo cy'umuryango w'abagize u Rwanda nibo bagishinze. twebwe tubashimiye ko muhaye akanya ikiga Amerika hano muri kino kigo mwakira afite ubundi dutangira kwakira abana nta vangura na rimwe riba rimwe, ni ukuvuga ngo nta nubwo tubakira tuzi ko ari abarundi, nta nubwo tubakira tuzi ko ari abanyarwanda, ahubwo hari n'igihe ugira icyo ukumva umwana iyo avuga afitemo akisa y'ikirundi ukamenya ko agomba kuba ari umurundi. Ariko ubundi abana bose urubyiruko guhera ku myaka y'ubutoya 5 hano dufite ishuri rya materineri, abitatu baba barimo, abine baba barimo, noneho hejuru y'iyo myaka guhera ku myaka y'ingimbi 16 kugeza kuri 30 harimo urubyiruko. Abo ngabo bumva bafite n'izindi serivisi bahabwa hano zirimo iz'ubuzima bw'imyororokere, zirimo kuboneza urubyaro n'ibindi n'amahugurwa agiye atandukanye. Uyu munsi byari birangiza iby'uyu munsi urabona ubusanzwe ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka guhera mu mwaka w'1976 ubwo abana b'i Soweto muri South Africa baburanaga uburenganzira bwabo babuharanira bakaza guhohoterwa bakarenganywa ndetse abenshi amagana bakanicwa babirabura. Urabizi ko muri Afurika y'Epfo habayeho ibihe bikomeye byavanguraga abana bishingiye ku ruhu rw'umubiri, ab'abazungu, ab'abirabura. Icyo gihe rero byatumye abana babona ko hari ihohoterwa bakorerwa cyane ko bigishwaga mu ndimi zitari izabo kandi bazakora ibizamini bimwe n'abandi. Noneho abana rero bifuzaga ko bajya babazwa mu ndimi bigamo z'iwabo bumva neza, aho gukemura ibibazo byabo rero abana barishwe. Uyu munsi rero washyizweho n'umuryango mpuzamahanga, noneho ukaba umunsi wo kurengera umwana w'umunyafurika, noneho ukaba warashyizweho kugira ngo duhore tuzirikana abo bana. Uyu munsi rero hano byabaye ibirori, byagombaga kuba byarabaye ejo bundi kuri 16 hano twarabikoze mu rwego rw'abana batoya b'incuke biga materineri, ariko uyu munsi kubera ko urubyiruko abenshi baba bafite uturaka bakora, uturimo bakora, amashuri barimo kwiga, ntabwo bari kuboneka ku wa kane kuri 16. Rero umuduri bande wafatanije n'abandi bafatanyabikorwa babo, harimo ba Best Family, harimo abangaba ba All Children Humanitarian Foundation. Abo bana benshi baratumiwe, noneho baza hano kugaragaza impano zabo. Muri izo mpano harimo abashushanya, harimo abana bazi gushushanya, ibi byose ni ibishushanyo baje kwerekana. Ubundi umwana we nta kibazo aba afite, iyo murebye abana baba muri kwigisha ajya mu bundi y'abanyarwanda bari kwiga bari mu mikino itandukanye, hari ikibazo muba mubona bafite cyangwa murabisanzuye bakiga? Abana ubwabo barisanzuye, ariko ntabwo wamenya ngo iyo asubiye iwabo bo batisanzuye kuko baba bamaze gukurira mu bibazo bavuyemo bahunze. N'iyo bari aha baba bumva ubuhunzi kandi baba batekereza kuzasubira iwabo. Abana bashobora gutaha barya, bakwiga, baririmba, batarama, bakina, bakinezerwa bakumva nta kibazo. Ariko ibibazo by'iwabo bidakemutse iby'abana byagarukaho. Noneho n'icyo mwanyubuye ko ababyeyi b'abana bafunze cyangwa se ababyeyi b'abana b'abaturarwanda cyangwa se abanyarwanda, ubuhe butumwa mwabaha kugira ngo umwana arusheho kugira bwa bwisanzure bwo kwisanzura
yaba ari kumwe n'umunyarwanda cyangwa se umurundi cyangwa se umukongomani mbese muri afurika muri rusange. ababyeyi bavuye iwabo bahunze bafite ibibazo bazi bitaboroheye. Ni ukuvuga ngo ababyeyi bitwaye uko bakwiye kwitwara, bakubahiriza amabwiriza bahabwa n'aho bari, igihe imishyikirano igenda ikorwa n'iwabo amahoro akazagaruka kugeza ubwo n'ubuyobozi bw'iwabo bushobora kongera bugasubira mu kubakira nk'abana b'igihugu, abana bagasubira iwabo. Mu by'ukuri ababyeyi baba bafite icyo bakoze, ni ukuvuga ngo be gutesha abana umurongo w'aho bari kugira ngo bazabashe gusubirana n'abana mu gihugu cyabo cya kavukire, ariko byibuze babasubirane abana batarangiritse, abana barafashirijwe aho bari. Ababyeyi rero icyo basabwa gukora ni ugukomeza gutanga ingero nziza ku bana babo, ko no mu bibazo habamo za kirazira, mu bibazo habamo uko umuntu yitwara, habamo gukomeza umuco, kandi bakomeze batoza abana babo kumenya umuco no gukomeza kubaha ababyeyi, ku buryo nubwo igihe cyaba kirekire ababyeyi bakazaba batabasha gutahana n'abana babo, abana bo bamenye inkomoko z'iwabo. Noneho igihe bazaba bamaze kuba bakuru bashobora gutaha ubwabo, ariko baramutse batanatashye iwabo aho bari, iwabo bakaba barabatoje kumenya kubana n'abandi neza, nta gikomere, nta hutazwa, nta giturutse mu rugo, kuko igiturutse mu rugo gishobora gutuma umwana aba igicamuke agahunga iwabo. Noneho reba guhunga igihugu mukaba muri umuhunzi, noneho umwana agatangira no guhunga mu rugo, ajya kuba amayibobo mu muhanda, ajya kwiyandarika, ajya kujya mu gihugu. Batwara abana babo neza, babatoza umuco kama, hanyuma abana bakomeze kumva n'iyo bataha atari abana bangiritse. Izi taburo bakora zikorerwa ku buri sisiteme. Hari igihe taburo ushobora kuyireba batarayisobanura ukumva ntiwayigura, ariko bayiha igisobanuro cyayo ugahita wumva ya taburo burya ifite agaciro nuko utumvaga ibyo ari byo, noneho taburo ukaba ushobora kuyigura. Ubwo rero ubundi umwana we nta n'ikibazo aba afite. Iyo umurebye abana baba muri kwigisha, ajya mu burundi yaba umunyarwanda bari kwiga, bari mu mikino itandukanye, hari ikibazo muba mubona bafite cyangwa mubona bisanzuye bakigana? abana ubwabo barisanzuye, ariko ntabwo wamenya ngo iyo asubiye iwabo bo batisanzuye, kuko baba bamaze gukurira mu bibazo bavuyemo bahunze. N'iyo bari aha baba bumva ubuhunzi kandi baba batekereza kuzasubira iwabo, abana bashobora gutaha barya, bakwiga, baririmba, batarama, bakina, bakinezerwa bakumva nta kibazo. Ariko ibibazo by'iwabo bidakemutse, iby'abana byazaguma. noneho n'icyo mwabona ababyeyi ababyeyi b'abana bakunze cyangwa se ababyeyi b'abana b'abaturarwanda cyangwa se abanyarwanda, ubuhe butumwa mwabaha kugira ngo umwana arusheho kugira bwa bwisanzure bwo kwisanzura, yaba ari kumwe n'umunyarwanda cyangwa se umurundi cyangwa se umukongomani mbese muri afurika muri rusange? Ababyeyi bavuye iwabo bahunze bafite ibibazo bazi bitaboroheye. Ni ukuvuga ngo ababyeyi bitwaye uko bakwiye kwitwara, bakubahiriza amabwiriza bahabwa n'aho bari, igihe imishyikirano igenda ikorwa n'iwabo amahoro akazagaruka kugeza ubwo n'ubuyobozi bw'iwabo bushobora kongera bugasubira mu kubakira nk'abana b'igihugu, abana bagasubira iwabo. Mu by'ukuri ababyeyi baba bafite icyo bakoze, ni ukuvuga ngo be gutesha abana umurongo w'aho bari kugira ngo bazabashe gusubirana n'abana mu gihugu cyabo cya kavukire, ariko byibuze babasubirane abana batarangiritse, abana barafashirijwe aho bari. Ababyeyi rero icyo basabwa gukora ni ugukomeza gutanga ingero nziza ku bana babo, ko no mu bibazo habamo za kirazira, mu bibazo habamo uko umuntu yitwara, habamo gukomeza umuco, kandi bakomeze batoza abana babo kumenya umuco no gukomeza kubaha ababyeyi, ku buryo nubwo igihe cyaba kirekire ababyeyi bakazaba batabasha gutahana n'abana babo, abana bo bamenye inkomoko z'iwabo. Noneho igihe bazaba bamaze kuba bakuru bashobora gutaha ubwabo, ariko baramutse batanatashye iwabo aho bari, iwabo bakaba barabatoje kumenya kubana n'abandi neza, nta gikomere, nta hutazwa, nta
giturutse mu rugo, kuko igiturutse mu rugo gishobora gutuma umwana aba igicamuke agahunga iwabo. Noneho reba guhunga igihugu mukaba muri umuhunzi, noneho umwana agatangira no guhunga mu rugo, ajya kuba amayibobo mu muhanda, ajya kwiyandarika, ajya kugira ngo batware abana babo neza, babatoza umuco kama, hanyuma abana bakomeze kumva n'iyo bataha atari abana banyu. Izi taburo bakora zikorerwa ku buri site. Hari igihe taburo ushobora kuyireba batarayisobanura ukumva ntiwayigura, ariko bayiha igisobanuro cyayo ugahita wumva ya taburo burya ifite agaciro.